Mwiriweho neza abakunzi ba channel Enjoy 250 twagarutse. Uyu munsi rero nje kubaganiriza ku bintu byugarije isi. Iyi si twese dutuyemo turayikosereza, tuyikoserezamo tuyikoramo amakosa menshi, ariko icyiza ni ukumenya ikosa wakoze ukaryigiraho. Inshuti tugira za buri munsi, inshuti zawe, ababyeyi, bavandimwe, turabakosereza, tugira amakosa mbese menshi cyane, ariko tumenye kuyigiraho. Uyu munsi rero tuje kuganira ku bintu 5 wakora ugasaba imbabazi ariko bitakugoye. Hari abantu bigora gusaba imbabazi, ariko gusaba imbabazi biriya ni ikintu cyiza cyane gituma umuntu ashobora mbese guhindura umutima kwa kuntu yari yagufashe wamurakaje bishobora guhita bihinduka. Ikintu cya mbere wakora wakoshereje umuntu, mugenzi wawe, mama wawe, papa wawe cyangwa se inshuti yawe, mubwire ngo I'm sorry. Nyine musaba imbabazi mubwire mbabarira. Ijambo mbabarira twese mu buzima busanzwe riratugora. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu ngo njye sinamubwira mbabarira, yamfata gute, yamfata nk'umuntu w'umunyamakosa. Oya, mbabarira ni nziza kuko iyo umuntu yamubwiye nta kindi kintu yongeraho. Undi mbwiye ngo mbabarira nagukubita. Tuvuga ati nyine nta kibazo. Uzumve kenshi iyo umuntu mbwiye ngo mbabarira avuga ati nta kibazo, kubera ko nta kintu yarenza. Twige kuvuga ngo mbabarira ni ijambo rigoye, ariko ni byiza iyo uribwiye umuntu ntabwo yongera kukurakarira. Ikintu cya kabiri wakora warakaje umuntu cyangwa se wamukoreye amakosa, muhe ibisobanuro. Buriya ntabwo ari byiza gukosereza umuntu ngo nurangiza ugenda wishishikire ngo buriya ngarabizi ko nshobora kuba narenganye ngo burahita bimenya. Oya, ntabwo ari buri muntu wese uhita atekereza ibyo bintu. Abantu bose ntabwo duhuje ibitekerezo. Niba wakosereje umuntu, mubwira ibisobanuro by'ibiri. Ushobora gusanga ya makosa wakoze nubwo yakugiyeho yego ni ikosa, ariko wari ufite impamvu yumvikana yatumye ibyo bintu bikubaho. Ushobora gusobanura no kubabarira niba utamusaba imbabazi. Twige nyine kuba twasobanurira abantu byagenze gutya, mubwire. Ushobora gusanga niba mwari nko guhura ukica igihe wamukoreye amakosa, ukamubwira ati ndahuye na mbotyaje, bamfashe kuri polisi ubundi bwo ntihava. Ese umuntu waba wamufashe kuri polisi akahagerera ku gihe ntibishoboka. Mbese hari impamvu ishobora gutuma ukora ikosa ukarijyamo ariko nawe bitaguturutseho cyane. Ikindi cya gatatu wakora wakoshereje umuntu, buriya hari abantu bigora kuvuga ku munwa ko nyine bakoze ikosa, birabagora kwemera ko ikosa ari iryabo. Social media zaraje ziragufasha. Ushobora kwandikira umuntu kuri WhatsApp, ukamwandikira I'm sorry, ukamutextinga, ukamwandikira kuri Facebook, Instagram, ahantu hose wamwandikira. Ariko buriya ni byiza umwandikira akaretra. Letra nyine imaze igihe ikoreshwa, ariko nyine twebwe ntabwo tuyiha agaciro cyane kubera ko social media zaraje, imbuga nkoranyambaga zirana hose. Wumva ko niba umuntu wamukoseresha kumwandikira ukamutextinga I'm sorry, iriya I'm sorry wumwandikiye cyangwa se mbabarira akenshi ntabwo igira valere nk'iyo wafashe ikintu ukandika. Twebwe buriya iyo turi kwandika, abantu bandika bavuga ko buriya ibintu umuntu yandika biva mu mutima no mu mutwe. Urumva iyo umwandikiye ngo mbabarira ku gapapuro niba ari gatoya kakamwandikira, abona ko byanga bikunda byavuye ku mutima. Ariko ushobora gutextinga I'm sorry kuko hari na correction muri telefone, wandika nk'ikindi kintu I'm sorry ugahita ijyaho, bishobora no kujyaho utanabitekereje. Niyo mpamvu letra ushobora kubimwandikira ugasanga ni ikintu cyiza kabisa gishobora gutuma kubabera nubwo utabivuze ku munwa kuko birakugora. Ikindi kintu wakora wakosheje wakoreye umuntu ikosa, niba mubana nk'urugero ni inshuti yawe cyangwa se niyo mutaba mubana ariko uzi iwabo, gukorera ikintu mbese ntabwo uri busabe imbabazi ku muntu, ariko uramukorera cya kintu ari buhita avuga ati kabeza. Nk'urugero ushobora gusanga yari afite nk'imyenda myinshi ari bumese, yari buteke, yari bugoze, yari bukore nk'isuku mu rugo, ukamufasha bya bintu yari gukora ukabimukorera. Wamukoreye ikosa aracyakurakariye, ariko nawe iyo yicaye akareba wa muntu wankoreye ikosa yameseye, yantekeye, yankoreye isuku ahantu hose. Mbese ni mu buryo bwo gusaba imbabazi nubwo utavuze, ariko weho action wakoze cyangwa se igikorwa wakoze nyine giri gusaba imbabazi. Ntabwo ari ngombwa ko nanone uvuga ngo mbabarira, kandi ibyo bintu nabyo biragaragaza ko ushaka ko akubabarira. Icyo ni igikorwa ushaka gukorera umuntu, wa mutima wo kuba yakurakariye ugahinduka. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma umuntu akoresha ibintu byose ubona byanze byo gusaba imbabazi, ubona batari kukubera cyangwa se ubona bikugoye gusaba imbabazi,
ni byiza ko ushaka inshuti muhuriyeho. Hari nk'ukuntu muba mufite inshuti mwese, hari ukuntu ugira inshuti imwe ugasanga yihuje na wa mushuti wawe wundi, ni byiza ko nyine ufata ya nshuti muhuriyeho ikabunga. Buriya inshuti muhuriyeho kuko nta ruhande aba abogamiyeho, mwese muri inshuti nyanshuti, araza akabunga, buri wese akavuga uruhande rwe akamwumva, bikaba ngombwa ko ari bunabunga akababwira uko mwabigenza, mukanasabana imbabazi. Hari igihe bikora cyane kurusha bya bindi bya mbere twavuze, nabyo birakora. Rero twige gusaba imbabazi kubera ko ntabwo turi abantu, ntabwo tubaho tudakosa, tuzakosa n'undi munsi wakosa, n'ejo uzakosa, ariko ni byiza ko tumenya gukosa tukanamenya gusaba imbabazi, ikindi kandi tukamenya kwigira ku makosa twakoze kugira ngo tutazayasubiramo. Twigire ku makosa tuyasubiremo. Mwakoze kunkurikirana, yari Karen Joy, mukomeze kunkurikirana naho ubutaha.